uwo mwana akimara kuvuka nabyaye undi mwana umwe w'umuhungu we yitabye Imana, ariko yitaba Imana naramukurikije indi nda ntwite. Iyo ntwite rero iyo nda yamukurikiraga narayibanye igihe kirekire cyane, nayimaranye imyaka 23. ni ukuvuga ngo waratwise utwite inda imyaka 23? Nishyira mu maboko y'Imana, nari ngeze kuri finali yo gupfa. Ku munota wa nyuma nibwo hari ku isaha ya saa 8 za nijoro, isaha ya saa 8 za nijoro, ubwo igihe cyari kigeze, ubwo ngiye kumva numva ibitangaza birakoretse. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5, dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Nk'uko uri kubibona kuri kamera, turi kumwe n'umutumirwa. Tugize amahirwe n'ubuntu bugeretse ku bundi, ni umugisha Imana duhaye kugira ngo uyu munsi tubane nawe. Munyemerere dutangire tumusaba yibwira abadukurikiye amazina, niba ari umumama, niba ari umukobwa, niba akijijwe, niba adakijijwe, ntimugire amatsiko, byose agiye kubibwirira. Ni karibu tumufashe. Murakoze cyane. Murakoze kumpa karibu. Nanjye nitwa Mukandarage Angelique, bita Mama Claudina na Mama Claude. Ndi umumama, ndubatse, akazi kanjye ndi umuhinzi. Murakoze. Ahangaha dukunze kwakira abantu b'abakristo, aho usengera muri itorero. Murakoze kumbaza itorero nsengeramo. Nsengera mu itorero rya ADPR. Ndakijijwe, ndi umumama ukijijwe. Yego. Uragira uti ndakijijwe, ndi umumama ukijijwe. Wakijijwe ryari? Nakijijwe maze imyaka myinshi, ndumva narakiriye agakiza 2015. 2015 nibwo wakiriye agakiza, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Ujya kumwakira, ni iki cyatumye ufata umwanzuro wo kuvuga utereka nkizwe? Icyatumye mfata umwanzuro wo gukizwa, nakubitanye n'ibibazo bikomeye mu muryango nashatsemo. Nashatse mu muryango ngezemo nkubitana n'ibibazo bitanyoroheye, ngatwita, natwita inda sinzi byari. Ubwo rero nkazimarana igihe kirekire. Yinda ubwo muri iyo myaka nabatijwemo nari nyitwite. Ndumva mu gukizwa kwawe byatewe n'ibigeragezo wahuye nabyo, hanyuma bituma ushaka Imana kugira ngo urebe ko hari ikintu Imana yakora. Rero byanga bikunze, nanjye ndahamya neza yuko Imana ikora imirimo, ndahamya neza ko Imana ikora ibitangaza. Kandi muri mbyigeze gutera korasi aravuga ngo yitwa ntihemuka,
iyo niyo mana yanjye yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Iyi ntihemuka rero ugiye kudusengera twinjiza mu kiganiro kugira ngo tugaruke noneho twinjira mu kiganiro nyirizina. yego. Reka duce bugufi dusenga Imana yuko niyo idushoboza byose. Uwiteka Mana nziza, Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, umwanya nk'uyu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye rero ineza yawe, tugushimiye ko waturinze tukaba tugeze iki gihe tugihumeka. Ariko nyaguhora ku ngoma, turi imbere y'amaso yawe, nciye bugufi cyane ngo mbabarire ibyaha byanjye, ndavuga ngacumura, natekereza ngacumura. Data wa twese uri mu ijuru, niyo mpamvu nciye bugufi kugira ngo unyeze untunganye. Kimara kunyeza no kuntunganya, urakoze cyane, ndagushimye. Ngushimiye neza n'urukundo dukunda, ngushimiye ko waturinze kuva mu minsi twahereje inyuma. Data wa twese turagushimye cyane, tugushimiye ibitangaza ukora, tugushimiye yuko uri umuganga, uri umukozi w'umuhanga, uri umudogiteri urenze abadogiteri bose. Ngaho rero Data wa twese dukomeje kugushima, dukomeje kukwereka iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo ukomeze ubane natwe, kugira ngo ukomeze uturinde kandi uturengere muri byose, uhiga ibiduhiga, urwanye ibiturwanya. Data wa twese ukomeze uturwanire intambara zigaragara n'izitagaragara, uzirwane Data, kugira ngo ukomeze utubere maso, ukomeze uturinde, uturengere muri byose. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mu kanya wahoze ugira uti ndi umuhinzi, iwanyu akavura muri kukabona? Akavura kaguye nta kibazo. Turi guhinga ibishyimbo, twatangiye kubitera nta kibazo. Yego. Nta myumbati ko ngiye ariyo nkunda ngo nzaze unyihera imyumbati? Uzaze. Imyumbati, ibihabaye, ibitoki, byose birahari. mba nsabiye icyo kurya mu kiganiro, mumbabarire. Njye nkunda kurya mpita mporofita nkahita nsaba icyo kurya rwose, zaza unyihere imyumbati. Yego, ni karibu. Hanyuma uragira uti ninjiye mu rugo ahantu nshatse, hanyuma ntangira kugira ikibazo cyo kubyara. Byagenze gute rero? Ukuntu byangendekeye, ubwo byangendekeye ntabwo byari byoroshye. Nageze mu muryango, ntwara inda ya mbere ndayibyara neza, iya kabiri nayimaranye imyaka myinshi, imyaka 2 n'igice, aho nyibyariye nyibyaramo umwana w'umukobwa. Baraho ubu naramushyingiye, nabonye Imana yampaye umukwe, ubu ndi gushima Imana. Ubu ni ukuvuga ngo ufite umukwe? Njye twahoze tugendana mu muhanda nkajya ngira ngo wenda yego nabibonaga yuko uri mukuru kuko sinakwigereranyaho, ariko ntabwo nakubaraga mu cyiciro cyo kuba waba ufite umukwe. Imana yampaye umukwe ubu ku itariki 3 z'ukwa munani nari nashyingiye. Uyu mwaka turimo. Ubwo rero Imana yangiriye neza. Ubu mu bana mfite yanyongeye umwana wa 3. Nari mfite 2, ubu nagize abana 3. Yego. Hanyuma uragira uti wa mbere natwaye inda nyibyara neza, ariko uwa kabiri inda nyimarana imyaka 2 n'igice. Nayimaranye imyaka 2 n'igice, ariko icyo gihe bwo nari ntarinjira mu gakiza. Byabaye ngombwa ko nivuza mu bavuzi ba Gihanga. Abavuzi ba gakondo nibo bampaye umuti, mbyara uwo mwana. Yuko inda yari yampezemo ari nto cyane, ifite amezi 4, ariko ubwo yaje gukura njya kwa muganga barayikurikirana, mbyaramo umwana w'umukobwa. Yego. Icyo gihe iyo nda wamaranye imyaka 2, ni ukuvuga ngo warayitwaye, irakomeza irakura nk'uko izindi nda zikura, yarahirimaga nk'uko njya numva abanyarwanda bavuga ngo irahirima ngo ikongera ikagaruka. Icyo gihe byagenze byari byifashe gute? Uko byagenze narayitwise, igeze mu mezi 4
igihe yagatangiye gukora ihagarariraho ntiyongera gukura, ariko nkajya nyumva ikora, ntegereza ko ikura ndabibura, ubwo mfata iya mbere nyine yo kwivuza. Nivuje Imana ingirira ubuntu, indangira umuvuzi aramvura ndakira, yuko icyo gihe nari ntarinjira mu gakiza. Yego. Reka twigarukire, iyo wumvaga iyo nda ikora ukabona amezi 9 arageze, umwaka urageze, umwaka n'igice, imyaka 2, nta bwoba wumvaga ufite? Ubwoba nari mbufite, ariko kubera yuko nta kundi nari kubigenza naratuje, mbaho nsenga Imana, ubwo nkavuga nti Imana uzandengere, ariko Imana yarabikoze irandengera. Imana yarabikoze irakurengera, hanyuma ubyara uwo mwana avamo ari umukobwa. Hari ukuntu bajya bavuga ngo umwana watinze kuvuka ngo niyo avutse ngo avuka ngo ubona n'ubundi ngo ari mukuru. Oya, nabonye yaravutse ameze nk'impinja zisanzwe, byari bisanzwe, yavutse ameze neza nta kibazo. Hanyuma nyuma y'uwo mwana rero turagira ngo noneho ubuhamya bwa nyuma y'uwo mwana uko byakomeje kugenda. Ubuhamya bwa nyuma w'uwo mwana, uwo mwana akimara kuvuka nabyaye undi mwana umwe w'umuhungu, we yitabye Imana, ariko yitaba Imana naramukurikije indi nda ntwite. Iyo ntwite rero, iyo nda yamukurikiraga, narayibanye igihe kirekire cyane, nayimaranye imyaka 23. Ni ukuvuga ngo waratwise utwite inda imyaka 23? Yego, narayitwise ndayisama ndayitwita, igeze mu mezi 5 irahagarara yanga gukomeza gukura, biba ngombwa ko nivuza. Nagiye mu bavuzi benshi cyane, bandangiye abavuzi benshi cyane, no mu bapfumu nagiyemo, ariko biranga. Ku munota wa nyuma mfata inzira yo kujya gukizwa, ndakizwa. Ninjiye mu gakiza 2015, nibwo nabatijwe mu idini rya ADPR. Ndasenga ngo ndebe ko Imana yamfasha ikantabara, mba muri ako gakiza. Bigeze aho nyuma ndagwa mbivamo, ndongera nsubira mu kwivuza, nabyo biranga. Ku munota wa mbere rero ubwo naje kugira iyerekwa ndi mu rusengero, naje kugira iyerekwa ndi kurira urwego, mfite ibitabo byinshi nzamuka njya hejuru. Ubwo nkimara kubona iryo yerekwa, nafashe iya mbere yo kuvuga ngo ngiye gusubira mu gakiza. Ndagenda nsubira muri ADPR, baranyakira. Amezi 2 ntagera no ku rusengero, mba mu nzu nsenga, n'abandi badamu baza bakamfasha. Nari narahakoze icyumba mbese, nishyira mu maboko y'Imana. Nari ngeze kuri finali yo gupfa. Ku munota wa nyuma nibwo hari ku isaha ya saa 8 za nijoro, isaha ya saa 8 za nijoro, ubwo igihe cyari kigeze, ubwo ngiye kumva numva ibitangaza birakoretse. Mbere yuko tugeraho ngaho igitangaza kiboneka, uragira uti njyewe nagiye gukizwa ariko ntwite iyo nda. Ujya gukizwa iyo nda wari uyimaranye nk'igihe kingana iki? Nagiye gukizwa nyimaranye igihe kirekire, yuko nakijijwe 2015, kandi iyo nda nari nyifite. Njya gukizwa kubera nari narivuje byaranze, njya gukizwa ngo Imana indengere, nabyo biranga. Nkavuga ntihari nsubiye mu bavuzi byakunda, mbivamo nanone nsubira kwivuza. Igihe kigeze, urumva hari Imana yari yageze ku musozo.
nibwo nongeye gusubira muri ADPR ndongera njya gusenga, baranyakira, bamaze kunyakira ndakomeza nguma mu gakiza, ubu nkarimo. Imana yantabaye rero ndi mu gakiza. uragira uti Imana yantabaye ndi mu gakiza. Icya gihe wajyaga ujya mu bapfumu, reka ari uko mbivuga, ni abapfumu cyangwa ni abavuzi? Ni abavuzi, ariko nyine buriya hari igihe ugenda ngo ugiye mu bavuzi, wagerayo ugasanga bakora ibintu bidasobanutse bihabanye n'iby'Imana. Icyo gihe rero abantu nk'abo se si babita abapfumu? Ni nk'icyo wabonye mu bapfumu kidasanzwe cyangwa muri aba bavuzi? Mu bavuzi se nta kidasanzwe nabonye, ntacyo, yuko ntacyo. Iyo aba narakibonye hari icyo baba baramfashije, ariko nta kintu nabonye kidasanzwe. Se ko bampaga imiti nkayinywa, ariko ntacyo yamariye. Ariko aho mariye kureka imiti, naretse imiti mfukama mu nzu, ntabaza ijuru niryo ryantabaye, rintabara nta muti nyweye. Yego. Ese ubwo icyo gihe nabwo warayumvaga, yaronkaga cyangwa ntabwo yonkaga? Yaronkaga, yari yarakuze, yarabaye nini cyane, ntabasha no kugenda. Yari yarabaye nini cyane, abambonye bose batangara. Nari munini cyane, narabyimbye cyane biteye ubwoba. Ariko ubwo icyo gihe nagiye kubona uko inda yanganaga, natangajwe no kubona ikintu kivuyemo, nsanga ni ikintu gito cyane. Yego. Wenda tutaragera kuri icyo kintu cyavuyemo, kuko uraza kukitubwira icyo ari cyo, ahubwo wenda ndagira ngo ngaruke inyuma muri cya gihe wari utwite. Urabona yuko iyo umuntu atwite mu mezi 3 ajya kwa muganga akajya kwipimisha, akibimenya ajya kwa muganga akajya kwipimisha, bakamuha randevu, akongera akagaruka, bakongera kandi uko basuzuma imikurire y'umwana mu nda, niko basuzuma uko ubuzima bw'umubyeyi buhagaze. Weho icyo gihe wajyaga kwa muganga kwisuzumisha, umwana baramubonaga ntibamubonaga, byabaga bimeze gute? Yego, narisuzumishije kwa muganga. Mu maza ya mbere nyine umwana baramubona. Igihe kigeze nsubiyeyo baramubura. Ubwo rero byabaye ngombwa, bakimara kumubura nibwo nahangayitse nyine, mfata iya mbere yo kuvuga ngo reka nivuze. Kwivuza biranga. Bimaze kwanga rero nibwo nabonye iherezo ari ugupfa. Mfata iya mbere yo kuvuga ngo reka nsenga Imana, ninjire mu gakiza. Yego. Hanyuma ufata iya mbere, winjira mu gakiza, utangira gusenga. Ariko mbere ndagira ngo ngaruke, ugiye kwipimisha bwa mbere inda barayibuze, usubiye bwa kabiri, bwa gatatu. Ese baje kugera aho barayibona cyangwa n'ubundi inda barakomeje barayibura? Barayibonye, bagapima uko umutima w'umwana utera, bagapima uburebure bw'umwana mu nda, ibyo byose bakabibona, uko umwana ahumeka, ibyo byose bakabibona. Ariko ku munota wa nyuma bampaye igihe cyo kubyara kigeze, nsubiyeyo kuri randevu, bashatse umwana baramubura, kandi inda ingana uko, yarakuze cyane. Ubwo byambereye ikintu cy'ikibazo, ntabwo byari binyoroheye muri iyo myaka yose. Nari narahangayitse, narashenye, ndasambura, nsigara nta n'urwara rwo kwishimisha nkigira, nsigarira kuri 0, yuko sinari mbashije guhinga, nta n'umuriro n'umwe, nta murimo n'umwe nari nshoboye gukora. Niberaga mu buzima bwo guhangayika gusa, niberaga mu buzima abaturage abambonye bose bansabira gusa, nta kindi. Yego. Hari ukuntu umuntu iyo atwite hagira ibyo ahurwa, hakagira n'ibyo ararikira. Wewe icyo gihe byifashe bite? Icyo gihe ngewe ikintu nari narahuzwe ni inyama. Inyama ntabwo naziryaga, nabaga ndiye nk'imwe iseseme, nkagira iseseme cyane, ntabwo nazishakaga n'umunsi wa rimwe. Cyanjye naryaga kari agatoki,
uturayi n'umuceri ntabwo nawuryaga. Byari byarananiye. Yego. Ese muri iyo myaka 23 wari ugikomeje guhurwa no kurarikira, cyangwa igihe cyageze aho wenda urarya byose biremera, ntihagira ibyo uhurwa, ntihagira n'ibyo urarikira? Byarakomeje, hari ibyo ntagendaga nkenera, ni nk'ibishyimbo bitekeweho sinabiryaga. Byarakomeje, ariko ubu nkimara gutabarwa, ubu ngubu nibwo mbona ndya ibintu byose. Nta ikintu ntakunda ni amateke, ariko ibindi byose mbona ndabirya bikemera. Inyama ndazirya ubu ngubu nta kibazo. Amateke ntabwo yahinga mu kanya nkubwira ngo nzazuma imyumbati, habuze gato ngo nkubaze niba udahinga amateke, cyane cyane bwahise. Ndayagira cyane. Amateke ndayahinga cyane. Buriya nkunda amateke kurusha mbese mu bihingwa ngandurarugo cyangwa mu binyamafufu, nkunda amateke kubi. Reka twigarukire, ariko ubwo twamenyanye nge nzayarya. Hanyuma urumva icyo gihe uratwite. Hari ukuntu iyo umugore atwite usanga mu muryango, uruhande rw'umugabo cyangwa se ku ruhande rw'umubyeyi, ugasanga hatangiye kuzamo amajwi ukuntu. Ubu iyo ndamaranye imyaka 23, ntacyo yigeze ihungabanya ku muryango? Umuryango warahungabanye cyane, n'amagambo aba menshi. Hari n'ababwiraga umutware wanjye ngo nandeke yashaka undi, ariko ntiyabyumva. Umutware wanjye ndamushima cyane, ndanamukunda yuko rwose yaramfashije muri ubwo buzima bwose. Niko se yaba yarakoze njye namubabarira, yuko imyaka namaze ntakora, nta kintu nkora ni myinshi, kandi angaburira nkarya icyo nkeneye akacyempa, nta kibazo mbese nigeze nkora nacyo muri ubwo buzima byerekeye kurya kunywa. Yambaye bugufi cyane. Umutware wawe aho ari hose yumve ko umushimiye, kandi natwe turamushimiye, kuko ni kenshi na kenshi usanga umugore yageze mu bibazo, ugasanga umugabo yigiriye mu bandi bagore, ese ugasanga amubwira amagambo mabi yo kumukomeretsa, ese ugasanga rwa rukundo bari bafitanye imbere, ibyo bihe bibi umugore agezemo ugasanga bihungabanyije rwa rukundo, bihungabanyije bya bihe byiza bagize. Rero Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha. Ni umuntu w'intwari, ni umuntu w'umugabo. Reka nongere mbisubiremo, nanjye ndamwatuyeho ngo Imana imuha umugisha. Twikomereze. Waje gukomoza kuvuga ngo narakijijwe, ariko mbonye Imana itampaye kubyara vuba, ndongera nsubira mu bapfumu, ndongera njya kwivuza. Icyo gihe ujya gusubira mu bapfumu, ni iki cyaguteye gutekereza gusubira mu bapfumu, kandi wari ugeze ahantu Imana ivugira, ahantu Imana ikorera, ahantu Imana igira ibintu irema? Nk'umwana w'umuntu nari mbonye ndambiwe kandi ndemerewe, mbabara iyo myaka yose. Si uko nari nezerewe, narababaraga. Abantu b'abadamu batwita bo barabizi ukuntu ndivuna, yuko yarakoraga mvunika. Yari nk'uruboho nikoreye, yari nk'uruboho. Naravunikaga, narababaraga. Ubwo nyine nabonye ntinze gutabarwa, ndavuga ntiwasubira kwinywera imiti, ntiwenda byantabara vuba. Nabyo mbona biranze. Ubwo rero icyo Imana yavuze, buriya icyo Imana yagusinyiye ntabwo wakirengaho. Imana yari yarasinye igihe izantabarira, ariko nk'umwana w'umuntu njye narananirwaga, nananirwa nkirwanirira. Ariko igihe cyarageze, kigeze, imbaraga z'Imana uko zikora, imbaraga z'Imana uko zikora ni ibintu bitangaje.
ubwo byabaye ngombwa rero nyine ko nsubira mu mbaraga z'Imana, mvuga ni nimpfa nzabe nkijijwe. Nzabe nkijijwe, Imana ntizambareho umugayo w'ibyo nagiyemo byose. Nzabe yaranyejeje, nyakire, nipfire neza. Ntabwo nari nzi neza ko ngomba kubaho, nta nubwo nari nzi ko ngomba gukira. Nari nsigaye mu gutabarwa kwanjye, nari nsigaye mbwira Imana nti rero Mana, navuye mu itorero njya mu rindi, mu madini njya mu itorero ngira ngo ntabare, none nabyo biranze. Nari nsigaye mbwira Imana ko abarozi bayirushije imbaraga. Irushije imbaraga, Imana ari ryo sengesho ngira. Sinari nkishobora no kuzamura umwuka ngo ndirimbe, sinari ngishobora kuzamura umwuka ngo nsenge, gusa nabwiraga Imana ngo Mana, dore abarozi bakurushije imbaraga. Iryo ni ryo sengesho, ubundi nkaryama. uragira guti nabwiraga Imana nti dore abarozi bakurushije imbaraga. Ni ukuvuga ngo kwizera kwawe, ibyiringiro byawe byari bitakaye. Yego, byari bitakaye kubera nabonaga ngeze ku musozo, kandi Imana najyaga gusenga ikambwira iti mwana wanjye ndagutabaye. No mu nzozi ikangenderera ikanyereka iyerekwa iri kuntabara. Ariko kubera ububabare nari mfite n'umunaniro nari mfite, nkabona ngeze ku musozo, sinkihumeka ngo bikunde, sinkibasha kuryama ngo bikunde. Nabonaga akabarozi neza neza bayirushije imbaraga, kandi yarambwiye ko izantabara. Nkayibwira ngo ariko se Mana, ni weho navuganye nawe? Niba ari weho wavuze kuzantabara, ko abarozi bakurushije imbaraga, ubu uri kundeba akababaro mfite, umunaniro mfite uri kuwureba. Ariko natangajwe nuko Imana byabaye nk'ubufindo. Byabaye nk'ubufindo. Isaha ya 8 mu kwezi kwa 4, itariki ntibuka, ariko ni mu kwezi kwa 4, isaha ya 8 z'ijoro nibwo natabawe. Ubwo nibwo natabawe. Uko byagenze ubwo ni ibanga ryanjye n'umutware wanjye. Imana yarambwiye ngo nzagira ibanga. Yego. Uragira uti Imana yarambwiye ngo nzagira ibanga. Hari akantu ugeze gukomozaho, uravuga ngo icyo gihe inda yanjye yari nini. Uri kumva, niba reka dufate umuntu atwita amezi 9, muri ya mezi 9 umubyeyi uramureba ukumva umugiriye impuhwe kubera ukuntu inda iba imaze kungana. Hanyuma weho mu myaka 23 iyo nda wari uyimaranye, wari ukibasha guhaguruka? Ku mbaraga z'Imana nari nkibasha guhaguruka, ariko ntabasha kugenda neza. Nari ndemerewe cyane cyane, biteye ubwoba. Nari ndemerewe cyane. Hari n'amafoto nagiye nifotora meze ko, uretse ko bamwe bana barayatsibye, n'inda nari narayifotoye mpora nyireba. Yari iteye ubwoba. Yari iteye ubwoba cyane. Ntabwo nari nkibasha gutambuka. Hari igihe nahoraga ni mu mpereza iki, ni mu mpereza iki. Hari igihe uko umunsi wiraga nuko wacyaga. Hari igihe nabyukaga mfite agatege, n'igihe nabyukaga byanze. Bampereza igikoma aho nicaye, bampereza turya aho nicaye, gutyo. Nubwo buzima nari mbayemo. Ndagira ngo ngaruke ibi bintu byo kwa Mana nk'abantu badukurikiye. Impamvu mvuze ngo nk'abantu badukurikiye, nkanashyira ijambo rivuga ngo ibintu byo kwa Mana, hari abantu bashobora kuba batwite indi imeze nk'iyawe, kuko ndabizi hari uwo nzi nawe yimaranye nk'imyaka nka 15. Hari n'abandi babuze urubyaro, hari n'abandi batwite bayimaranye, hari n'uwo nzi nawe uyimaranye nk'imyaka nka 20. Aba bantu wababwira yuko ibintu byo kwa Mana bikora ku buryo babyizera, bakavuga ngo reka twishingikirize ku Mana yaruhuye uyu mubyeyi nyuma y'imyaka 23. Tubahe icyizere yuko bikora, nabo hari ikintu Imana izabakorera. Yego. Abantu bafite ibyo bibazo ni ukubasabira cyane. Icyo nabafasha ndi kuri kamera rwose, abanyumva mbabwiye yuko
Imana ikora ibitangaza bikomeye cyane. Ndi umumama, ndi umwe mu bo Imana yakoreye ibitangaza. Ndi umumama Imana yakoreye ibikomeye, nari ndushye, nari ndemerewe, nari ntwite, abanzi barabizi. Hari n'abakozi b'Imana nagiye mpamagara kuri telefone, nagiye ndeba kuri YouTube, nababonye kuri YouTube nkababwira ikibazo cyanjye uko kimeze, bakamfasha gusenga, bakambwira bati nuramuka ukize uzaze, uzatubwire tuze tugusure tugire gute. Ariko mbese narabyihereranye, ariko bibaye ngombwa ko mbivuga. Rwose umuntu ufite ikibazo kimeze nk'icyanjye, icyo namufasha ni ugusenga. Nimba hari akabanyumva, azaze mufashe gusenga, iyo nkunga ndayimwemereye kandi azatabarwa. Hari ukuntu umuntu wenda ahura n'umukozi w'Imana akamufasha nko gusenga, hakaba n'uhuye n'umukozi w'Imana akamubwira ati Imana irambwiye ngo uzabyara, weho ayo makuru y'uko uzaruhuka, cyangwa se hari umukozi w'Imana mwahuye akagufasha muri icyo kibazo wari ufite? Yego, nanjye baramfashije, niyo mpamvu nanjye ngomba gufasha abandi. Abakozi b'Imana batandukanye benshi cyane baramfashije mu rugo, bakaza bakamfasha gusenga. Isengesho ryanjye njyenyine ntacyo ryamaze, ariko ababyeyi bakaza bakamfasha gusenga. Akarago nari narashashe rwose, tukakajyaho tugasenga, tugatabaza Imana, tukagira ibihe byiza, Imana ikatuganiriza ikambwira ko ngomba gutabarwa. Nubwo nari naniwe, nubwo nari mbabaye, ariko noneho nageraga kure nkavugana Imana ko yambwiye ko nzatabarwa, bigenze gute? Nk'umwana w'umuntu naniwe, mbabaye, hari igihe kwizera kwabaga guke, ariko nanone Imana ikansanga nijoro, ikanganiriza, ikanyereka ko igomba kunkiza, nkongera nkagaruka mu kwizera. Niyo mpamvu nshingiye ku bw'ibyo Imana yankoreye, niyo mpamvu nabwira ko abafite icyo kibazo nabo nababwira ngo nimukomere, Imana irahari, mupfukame muyitabaze, inzira zayo zirenze igihumbi. Nanjye nayibazaga ko Imana ko bavuga ko zirenze igihumbi, ubu wabuze n'imwe yo kuntabara ngo nanjye undengere. Ngiye kubona yanyeretse ko izifite, irantabara, mbona ndakize, ubundi gushima Imana. Ni nk'uhe mukozi w'Imana wumva utakwibagirwa wagufashije muri urwo rugamba rwawe, muri icyo kigeragezo cyawe? Ni nk'uhe mukozi w'Imana wumva utakwibagirwa? Umukozi w'Imana, uyu mumama turi kumwe yaramfashije. Nawe yaramfashije, uwo mutwaro wo gusenga arawikorera. Hari n'abandi badamu, n'umudamu bita Mama Bruno. Mama Bruno nawe yambaye bugufi cyane, aramfasha turasenga. Mana nawe aho ari, Imana ijye imuha umugisha mu rugo rwe no mu rubyaro rwe. Ese wasengaga uri gusenga muri ufite icyo kibazo, nk'Imana yakubwiraga ngo iki? Imana yambwiraga ko izandengera, yarambwiraga nzagutabara, nkicarana nzagutabara. Ubwo rero narasengaga, natekereza n'ukuntu Imana insanze ikanganiriza, ikanyereka mfite umwana, ariko n'ubu mfite icyizere ko Imana izampa umwana. Na n'iyi saha iracyamunyereka, mu nzozi iracyanyereka ko mfite umwana. Ndamutegereje kandi izamumpa, nubwo iyo nda yamvunnye gutyo ntihavukemo umwana ngo abe muzima, ariko ibitangaza by'Imana biracyakoreka. Uragira uti nubwo yamvunnye gutyo ntihavukemo umwana ngo abe muzima. Ese nyuma y'icyo gihe ubwo ntabwo wongeye gutwita? Oya, ntabwo ndongera gutwita, yuko ni vuba. Ni vuba, bibaye vuba cyane. Mu kwezi kwa 4, none turi mu kwa 10. Biracyari vuba cyane, nta nubwo nakenera gutwita. Nagize ubwoba.
wagize ubwoba? na n'ubu ndacyumva imvune, ndacyababara nyine, umubiri ntawe urafata imbaraga. Umubiri nturafata imbaraga ngo numve ko nakongera gutwita, oya. Gusa izakomeze indindira abo mfite, ibahe kubyara, mbashe kubarerera. Yego. Ariko wowe uracyafite ubwoba? Ndacyafite ubwoba. Byari bikomeye, byari bikomeye. Imyaka 23 ubabara, utarya icyo ushaka, ushyize ku nzoka, ibintu byose wumva nta kintu. Ubwo rero ukarya tubiri, ukumva urahaze, ukarya utundi tubiri. Urugo rwanjye rwarahasenyukiye, ibintu birakomera. Niyo mpamvu ubu ntakongera kubitekereza vuba. Ndagira ngo ngaruke inyuma. Ntabwo wajyaga wumva ufite amatsiko yo kureba icyo uzabyara? Amatsiko narayagize kubera muganga niwe wanyemezaga. Muganga akimara kumbwira ati humura, ubwo nari najyanye n'umutware wanjye, nagiye kwipimisha, mbwira ati humura mu nda, umwana ameze neza, nawe umeze neza, nta kibazo. Ubwo rero amatsiko narayagize cyane, ariko byageze nyuma kuri finali mbona binkomereye, ngeraho nzinukwa gukenera umwana, numva ndabyanze. Ndavuga nti naramukeneye none simubonye, nahise mvamo mu byo gutekereza umwana, nahise mbona binkomereye. Ndavuga nti ahubwo yabaye yari namvuyeho ntigirira ubuzima, ariko icyo natekereje Imana yarakinkoreye. Nasabaga ubuzima, hagati aho nasabaga ubuzima, ntabwo ibyo gusaba umwana nari nkibirimo. Wasabaga ubuzima, none Imana yaguhaye ubuzima? Yarabumpaye, yagize neza yo kabyara, ndayishima. Yego. Wari wajya gutanga ituro ry'ishimwera? Ituro nararitanze, ariko naritanze ku mutima wanjye, ntabwo ndashima Imana mu rusengero ngo buri wese abone ko nayishimye. Nyishima mu mutima, nkayishima nyishimye ndi kuri kamera, abanyumva bose bazumve ko nashimye Imana yantabaye, yangiriye neza. Ubu turi kuganira n'umumama watwaye inda imyaka 23 yose. Hanyuma mu myaka 23 yatwayemo inda, muri kumva ni urugamba rutoroshye, yanyuze muri byinshi, muri kumva haba havuzwe amagambo menshi, kwiheba, kugera ubwo abona yuko Imana itagishoboye, kugeza ubwo abona ko Imana itagikora, kugeza ubwo afashe iya mbere agasubira mu bapfumu naho agezeyo biranga, bamurya utwe, urugo rurahasenyukira nk'uko yabivuze. Arongera abona yuko mu bapfumu naho nta cyiza kihaba, arakata agaruka mu nzu y'Imana. Ariko ageze mu nzu y'Imana, Imana itangira kuvugana nawe amagambo meza, imubwira ko izamugirira neza, imubwira ko izamuruhura. Aragira ati Imana yaranduhuye, nanjye hari ikintu ntakwibagirwa, nanjye hari ikintu ntareka gukora. Umuntu wese wumva ashaka gusenga aze mufashe, aze dusengane, nshingiye ku by'Imana yakoze, nshingiye aho Imana yankuye, nshingiye ko Imana yampaye ubuzima. Narabonaga nta buzima, ndi kumva nanjye yaza nkamufasha tugasenga. Inshuti y'Imana, uri kumva ufite byiringiro bingana iki? Kuko ubu ugiye guhamagarwa n'abantu benshi, abinda zahezemo nk'uko nawe byari bikumereye, ndavuga bazitwaye igihe kinini, abatarabyara baravuga ati uyu muntu ubwo yakubitanye n'urugamba birashoboka ko Imana yamwumva kuturusha. Uri kumva ufite byiringiro bingana iki by'uko ugiye gutangira gusengera aba bantu? Yego, mfite ibyiringiro y'uko ngomba kubasengera, nabo bagafashwa, nabo bagatabarwa, y'uko ikintu cya mbere cyose ni ukwizera. Bazaze rwose mbafashe gusenga, y'uko Imana ishobora byose, nta cyayinaniye.
turagira ngo wenda tugana ku musozo, hari nk'uwumvishe ubuhamya bwawe akaba yumva yifuza kuba yasengana nawe, kumva hari nk'inama wamugira, muri make akumva akeneye kuvugana nawe, ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 07 10 9 10 63. Ongera usubiremo rimwe. 07 10 9 10 63. Iri no kuri WhatsApp? Iri kuri WhatsApp. Turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Katwongereye dusoze dusenga. Si byose gusenga Imana? Urakoze. Imana igira neza, Imana ikora ibitangaza, Imana yumva gusenga, Imana yumva abayitabaza. Urakoze kubwo waduhaye umwanya nk'uyu wo kuganira. Tugiranye ibiganiro byiza. Urakoze ubanye natwe, urakoze yuko uri Imana ikora ibitangaza. Ngaho rero komeza uturinde, komeza uturengere muri byose, komeze turwanire intambara zigaragara n'izitagaragara, uzirwane byose. Mbisabye nizeye izina ryawe rigira Yesu. Urakoze. Amen. Ndahamya ntashidikanya ko Imana ikiriho, ndahamya ntashidikanya ko Imana igikora, ndahamya ntashidikanya ko Imana icyumva abanyamasengesho cyangwa se umuntu wese uyisenga. Ndahamya ntashidikanya yuko Imana igifite umugambi mwiza ku bayikurikiye, ku bayishaka, ku bayihamagara ndetse no ku bayikeneye. Niba nawe wumva ushaka Imana, niba nawe wumva ukeneye kugirirwa neza n'Imana, niba nawe wumva ukeneye kubona ukuboko kwiza kw'Imana, niba nawe wumva ukeneye kumenya umugambi mwiza w'Imana, egera Imana, kiranuka, va mu byaha, ahasigaye uyishakane umutima umenetse, uyishakane umutima ukiranutse, nawe Imana izakwiyereka, nawe Imana izakugirira neza. Umuririmbyi umwe yaririmbye ngo nta hantu itakura umuntu, nta n'ahantu kure Imana itageza umuntu. Uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, intambara, uburwayi, ubukene, amadeni, muri make ufite intambara zigiye zitandukanye. Ndakugira inama, egera Yesu. Niwe wenyine wahindura ubuzima bwawe, niwe wenyine wagira icyo akora, niwe wenyine wagira icyo arema, niwe wenyine wagira icyo ahindura. Ngwino kwa Yesu agutegeye amaboko. Ubuntu n'amahoro biba ku Mana Data twese nibibane nawe. Shalom, shalom.